fitness n'ubuzima. Fitness ni ibintu byiza nashishikariza umuntu wese uwumva ko kujya muri siporo bisaba gutegura cyane cyangwa se ngo ube uri tayari kuba wajya mu muhanda kwirukanka. Ntabwo ari ngombwa buri gihe. Ushobora gukora akantu gatoya buri uko wenda uri mu rugo ukumva nta kintu ufite cyo gukora kiri emergency. Ushobora no gukora utuntu dutoya tukagufasha kumera neza, kugira ubuzima bwiza. Abantu benshi bajya bagira ibintu bimeze nko kuvuga ngo bazakora siporo uko wenda biri ngombwa, ariko ndumva atari byo rwose habe namba. Uko bisa kose tuba dufite ibintu byinshi biturangaje, yego, ariko buriya siporo ni ikintu cya mbere mu buzima gishobora gutuma tubaho neza, ndetse n'ibyo byose dutekereza gupanga ntabwo ukabikora udafite ubuzima buzira umuze. Uzabirebe igihe cyose iyo ufite ibibazo bitandukanye, uzarebe nk'iyo urwaye akantu gato cyane gusa gatuma uryama, ibindi bibazo byose bitabijya ku ruhande, hagasigara ikibazo kimwe aricyo bwa burwayi wagize. Bazi icyo kintu gishobora kwereka yuko ubuzima bwawe ari ikintu cy'ingenzi cyane kurusha ibindi bintu byose uha agaciro mu by'ukuri. Gukora siporo njyewe numva ntabwo ari ibintu nyine wafatira igihe pe, kuko isaha n'isaha igihe cyose wumva uri free wabikora. So rero nimba wumva ushaka kujya gukora siporo ukabaho neza, gukora utuntu tworoheje twagufasha kuba nyine uri fit, nyine uba ufite equilibre, balance n'ibindi nyine bishobora gutuma nyine wumva kumeze neza byose. So kora subscribe kuri YouTube channel and then umena like, utere comment, niba na ngombwa usharinge n'inshuti zawe cyangwa se abandi bantu ubona mushobora gufatanya kujya mukora siporo, wese ubabwire yuko ndi gufatanya gukora siporo. Thanks for watching my video. This is Easygoing Vibe TV. I am Easygoing. Thank you for watching my video. See you next time.